iyo umuntu yifasha kukubwira ngo uragahinda abakubwiye ngo uzarama ndetse ntuzapfa vuba, ndetse niba umuntu akubwiye ngo uragahinda uzashimira Imana kuko uwo muntu aba agusingiza cyane, kandi ntuzihebe kuko aba akugiriye impuhwe uzabeho nyine uri uw'agahinda gusa. Ubuzima bwo kuri iyi si kububamo bisaba gushinyiriza. Niba ututse umuntu mutuke unamushumangire kugira ngo n'ahantu hose ageze azumve ko wamuhamije. Iyi ni wari uzi yuko ubuzima bwo kuri iyi si busaba gushinyiriza ugapfunda ibipfunsi ahantu hose ugeze. Oh my God. Iyi ni wari uzi ko igiye kugaruka ku bitutsi 10 watuka umuntu ukaba uramuhamije. Ariko hari wabona atari byo da, ahari ndi kubesha n'intuzigize. Icyambere ndakibuze ariko hari ndagishakisha. Kuba nyibuze ni ukuvuga ko kitari kirimo, ndagishakisha ubwo hari. Okay, reka twambuke tugere ku cya kabiri. Iyo ututse umuntu ngo wamungawe ntusega mubi, nawe ubwawe iyo umututse uri umuhungu uba witutsemo. Bisaba kugira ngo uzabyigeho wongere uhindure. Iyo wongeye ugatuka undi muntu ngo wamusenzi we, ntabwo uba umututse. Ufata mugenzi wawe ukamubwira ngo wamusenzi we, ntuba umututse. Ahubwo iyo njyana ni ukuba wayijyanye nabi. Bisaba kugira ngo umubwire ngo wamusenzi we. Aho ngaho uba umubwiye ngo akunda gusenga cyane. Niba umututse rero ntuzongere kwitukana kuko icyo ntari igitutsi, ahubwo guco ubagura ukumusingiza. Ambo icya kane, iyo ubwiye umuntu ngo ngure igipfamatwi, aho ngaho naho n'uba umututse. Bisaba kugira uzahindure. Uba umubwiye ngo nyine yapfuye amatwi, ibyo uri kumubwira ntari kubyumva, kandi wowe ubwawe ufite amatwi mazima uri kubwira igipfamatwi ukongera ukakibwira ngo wagipfamatwi we, ukagomeza ukakibwira ibintu byo ushaka kukibwira. Ubwo guco nawe uba uri igitabwenge. Icya gatanu, ngo wanjijiwe. Uragiye ututse umuntu ngo wanjijiwe, kandi nawe ubwawe ntuzi injiji icyo ari cyo. Aho nawe wakabereye injiji umututse ngo wanjijiwe, ugakomeza kumuvugisha. Ubwo uko muri babiri mwese muba muri injiji zirimo kuvugana, kuko nyine nta n'umuntu wavugana n'injiji ari muzima. Ubwo mwese muba muhindutse injiji. Ambo icya gatandatu, hari igihe wumva umuntu arakubwiye ngo gura ubuzire. Ubuzire ni iki? Ubundi ubuzire ni ijambo rikomoka mu Baheburayo. Uzasoma igitabo cy'ijambo ry'Imana uzaribona mu Baheburayo. Ubundi ijambo ubuzire Abaheburayo baryanditseho bavuga yuko iryo jambo ryakoreshwaga mu shengesho mu gihe Yezu Kristo yasengeraga i butayu. Iryo jambo ry'ubuzire ryakoreshwaga n'intumwa za Yesu mu gihe basengeraga mu butayu. Irya karindwi riravuga ngo mu gihe utazi ijambo jya urireka kuko aho ngaho uba waruhupaye buri gihe uherahwere utazi ibyo urimo, warabaye n'injiji bisanzwe. Oh my God. Ese wari wabonaho injiji bidasanzwe? Ubu buzima buragoye. Icya munane kiragira giti ngo igitutsi cya munane kiravuga ngo kabwera bwere. Ese iki gitutsi cyaturutse hehe? Mu bambi ba kera bavugaga yuko ubu buzima bwo kuri iyi si hazaza ibinyabuzima bizaza biravuguruza ubuzima buriho muri kino gihe.
muri kino gihe ubuzima bwo kuri iyi si, ng'iryo jambo ryakoreshwaga mu gihe umuntu yabwiraga undi ngo fata ibiryo uje kurya, kandi iryo jambo ryakoreshwaga ku muntu utuzuye mu mutwe, kandi iryo jambo rikunda gukoreshwa n'abantu batunze sha bafite ibintu. Ambo icyacenda kiragira kiti icyacenda cyo ahari ni nk'umutoma baba bari gutera abantu. Iyo umuntu akubwiye ngo, iyo umuntu yifasha kukubwira ngo uri agahinda, Oh my God. aba akubwiye ngo uzarama ndetse ntuzapfa vuba. Ndetse niba umuntu akubwiye ngo uri agahinda, uzashimira Imana kuko uwo muntu aba agusingiza cyane, kandi ntuzihebe kuko aba akugiriye impuhwe ngo uzabeho nyine uri uw'agahinda gusa. Icya cumi aricyo cya nyuma kiragira kiti tuzinga n'imvaho yacu muri ubu buzima tugomba kubaho dushinyiriza. Mu gihe tuzabaho tudashinyiriza tuzashira vuba. Ubu buzima bufite finali. Oh my God. Iyo bufite finali, ubu buzima tugomba kubamo turi gushinyiriza cyane kugira ngo tuzabeho nabi cyangwa se neza. Ambo niba uri muri abo bantu baba babwiye ibyo bintu 10, uzamenye ko ufite uburambe kuri iyi si. Ni ahantu uzaza uri nka bya bindi byo bavuze ngo imbogami ntabwo zishira mu nkono sha, nawe umeze nkazo. Sibyo? Umeze nkazo. Kandi ubwo aho ngaho tuhagarutse, kuri iyi si habagaho abantu babisha. Mana we, habagaho aboshanyi n'abataraboshanyi, abantu bagirira impuhwe abandi n'abatazigiriraga abandi.